hari udukarito dutoya nka dutatu cyangwa twari tune n'ikindi kinini byari ibikarito bitanu cyangwa bitandatu gusa icyo yanyeretsemo telefone ya iPhone ikanga 12 byohereza ngata ariko nubwo ngiye kubyohereza ntago bizaza ngo bite biruhukire mu Rwanda bizabanza bice muri Kenya nashyira ku mobile money cyangwa nshyira he ngo yamurika nze nkwereka uburyo bigenza mbikohereza kuri WhatsApp arabinyohereza turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukenera ibiganiro bya Yawe TV aho mudukurikirana muri impande mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma rero iyi ni Yawe TV bisanzwe ukaba ukora subscribe, like and share kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibona biboroheye. Anje nk'ibisanzwe reka mbifuriza umwaka mushya muhire bimwe utangiye neza ndagira mbabwire ngo mukomereza ndetse n'abatarutangiye neza no kwihangana bizagenda neza. Hanyuma rero nkuko mubibona kumwe n'umukobwa ntabwo ari ubwa mbere aje kuri Yawe TV. Ni umukobwa mwiza pe, yambaye ikanzu iri hejuru y'amavi ya oranje aratoboye anasutse neza. Niwe tujye kuganira rero, reka ntangire muri ikaze twaye ikaze. murakoze cyane Nuko dutekeye amakuru ni meza utangiye seka cyane nanjye nseka nyine ahubwo se amakuru yawe ushaka usa neza wambaye neza twambaye inkweto zimwe wazibonye wow twambaye inkweto zimwe ariko ntabwo zuje amabara ntabwo twatuvuganye ariko nise twe tuzi ko wari uzi ko ndibuze namutse unenze ko uzambaye gutyo nyine byikoze amakozi sha amakuru ni meza ndashima Imana yawe se sha nani mari ariko narabuze sinzana ruri muri iyi minsi niba ari amasomo yawe uzi ubundi igihe ugiye nturangiza sha amasomo se sha utiyasaziye ariko bibiri hafi kurangira ariko nyine ugira ongera ugaragara wari warabuze abafana twarakubuze umva kugaragara byo ni nta kibazo umeze neza ariko sha ndashima Imana ameze neza cyane kuki wahisemo kwambara gutya iyi niyo style yanjye y'umunsi yego sha nukuri pe ya style yawe ndayizi udukanzu dutoya twegereye nyine tujye kwita yawe nuko nyine izi nizo style zanjye rabizi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru yes muramuzi Tegera ni umukobwa navuga ko ari kugenda amenyekana umukobwa mwiza ntabwo ari ubwa mbere nk'uko nabibabwiye yaje kuri Yawe TV niwe tujye kuganira nijoro ndibuka yuko wanyandikiye umbwira ngo hari inkuru ushaka gusangiza abanyarwanda n'abanyarwandakazi shana nabyuka yuko ngira amatsiko mw'abantu reka mbanze mbabwire ngira amatsiko Tegera abwire yuko afite inkuru ashaka kubasangiza akubwo nanjye ndimo byange mubwire please wambabare ukambwira ko arabyanga arambwira ngo azabimbwira inkuru mugiye kumva nanjye nibwo bwa mbere ngiye kuyumva sinzi mfite amatsiko Tegera mbabarira umbwire inkuru yawe imeze gute tujye kuguha akanya uvuge cyangwa se utubwire uri babaje yashimishije bimeze bite cyangwa ugiye kudutumira ye kubatumira okay sha nyine inkuru ntabwo ibabaje ko ntabwo ari cyane urabona iminsi yashize muri ama gushize yego nyuma gutandukana ku minsi yego hari ukuntu nyine umuntu aba asa nkaho ababaye atishimye nagiye kubona mbona nimero hanze iranyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati ni byiza nta kibazo ndabona nimero yanjye kuri gushaka nyine ngo nimero yawe ngo wige kuri IG yawe ngashaka ikibazo turavugana afite amafoto nyine turibwirana turamenyana yego sha ntabwo ari umunyarwanda ni umuzungu umuzungu wow okay aje witsetsa oya abazungu nyine ni umuzungu twaraganiriye bihagije arambwira narakubonye mbona IG amufite nyine kuri IG turaganira nyine bibwira ibintu byinshi cyane arambwira ati rero njyewe ndi umugabo ufite umwana n'umugore turi barabikoresheje yego
gusa nyine kuba ndi umugabo wabyaye ntabwo byambuza ko nashaka undi mugore kubera yuko twari turi kumwe twaratandukanye. ubwo hari ryari naguciye mu ijambo kwa karindwi kwa 2021. Okay. Ndamubwira se byashoboka gute ko waba waratandukanye n'umugore ukifuza kubana n'umugore nka n'umukobwa nkanjye w'umwirabura arambwira ashana nyine uke sayizi yawe narayikunze nyine ambwira ibintu byinshi cyane noneho urabizi nyine avuga ko umubiri uhagaze utararenga aho ngaho yakwiye nimero yawe kuri Instagram yanjye. Okay. Nyine turaganira ndavuga mfite umukobwa mushiki wanjye ndagashaka mfite boyfriend ariko nyine ni umupapa afite umwana mukuru umuzungu nyine umupapa arambwira ati ubwenge sizakubona abazungu bagira amafaranga kandi bakunda sayizi nk'iyo ngiyo noneho ampurisi umukobwa utarisize nyine w'imibiri yombi uri naco utagira nkawe nk'abantu mwikundira ibiryo mu mbabarire byo kubamanike myumva nyine kutarya yavuze ni uko nyine nshaka kubyibuha kwanjye sinzi ntabwo bijya bibaho biri kure ariko nyine buriya nshaka nzatuye ntawamenya hanyuma nyine bibaho turaganira mwarakundanye cyangwa urabona nyine hari ukuntu umukobwa noneho ampuresi naho nari mvuye n'intambara nari ndi kurwana n'imaze iminsi ndi kurwana yo gushaka kwibagirwa uriya mujama byaranze nuko nyine arambwira dukundane nkajya numva nyine njye ntibindimo ariko nyine kuguma nshaka makiyaje zihagije anje cyakoze abazungu respect kabisa yego akamitondo bonjour monsieur wafashe breakfast itegura ujye mu kazi niwe muntu wasigaye muri cyane ujye mu kazi tekereza kuba umuntu ari hanze agafata amayinite akaguhamagara buri gitondo saa sita nijoro birahenda amayinite bisanzwe cyangwa call isanzwe birahenda nyine akenshi yakoreshaga WhatsApp ariko mu gitondo ubundi yakoreshaga call isanzwe yego tukanyina akambwira kujya mu gitegura ujye mu kazi nkabyuka nkategura nkajya mu kazi nagera mu kazi saa sita akampamagara kuri audio call baby mister mukuru mwiza amafaranga ari kuboneka nkamubwira nyine urebye nyine nk'umuntu uri hanze nyine sinzi none nabwira abashyitsi banjye akavuga we kuko nyine urabizi ko ndi umucuruzi nigute utabwira uwo muzungu wawe ngo akumeneremo amafaranga ariko kubera ko nyine ngewe ibintu byo gushyigikira amafaranga ni bike ntabwo ari impano yanjye ndavuga nanjye nshobora kurya amafaranga y'umuzungu simuzi wenda ashobora kuba ari n'umwirabura nubwo yamama afite w'umuzungu simuzi ashobora kuba ari n'umwirabura noneho ari n'umunyarwanda ampuresi no mu Rwanda nyine nkumva ko ngewe ntashobora kuvuga ngo ndiye amafaranga ye akambwira se nuko bimeze bite nyine agashaka kumenya ubuzima bwanjye cyane nk'umuntu ushaka ko nyine dukundana bikomeye bizajya naho kubana bajya bavuga ngo iyo umuntu agukunze akaba ashaka nyine kumenya buri kintu cyose wakoze amakuru yo mu rugo nyine uwo muntu aba agukunda pe urumva aba akwitaye kuko aba ashaka kumenya uko uri uko umeze iwanyu uko bameze nyine akambwira ndashaka mama wawe tuvugane tukavuga nyine bakavugana tukavugana njye nawe mbese umva sinzi ko nabikubwira urukundo rwari urukundo ubu mwari mwarakunda njye nyine nari ntarabijya ngo nziza guhura simuzi kuba yarampaye amafoto noneho ampurisi n'umuganga yarakoraga nkibaza umuntu simuzi mbona ngo mama amafoto ngo ni umuzungu ngo ni iki ni umuganga ni ibiki n'ibiki n'ibiki nkumva nyine nkumva bifitemo ikintu cy'ubwoba ariko nanone bwa bwoba nabwo bukatuga nyine nkavuga ati wenda akambireke wasanga ari igihe kitarajya cy'uko namukunda ubundi igihe kizagera mukunda mu gitondo tukavugana nijoro nyine tukavugana inshuro nyinshi komunikasiyo yanyu yari sawa cyane umwana nyine agafata amavidewo umwana we akanyanyoherereza akambwira ngo nawe fata amavidewo nyine asanzwe ntabwo yari nk'aba bandi muba mutazanye kugira ngo ibintu bishake iyi videwo wambaye cyangwa iki oya yarambwiraga icara muri salo wowe n'ifamiye yawe mufate utuvidewo munganirize mugire gutema kutunyoherereza rero ntarabwira nawe kuri video call n'uyu n'umwe nyine bibaho mu kwezi kwa 9 kwa 10 kamwe kwa 9 no kwa 10 kwa 11 no kwa 11 hari ndabyibuka harimo kwa kabiri ku itariki 11 yego ubwo yampamagaye video call ndi mu kazi ubwo bwa mbere nari mu nyumva imeze zose twavuganaga nari nzi foto ariko ntazi uwo ari we yego arambwira ko byiza mu kazi mu masasa
ngiye kugura njye muri ranch bitewe n'ibyiza amakuru ni meza ndashaka tuvugana video call tuvugana ikibazo n'amagara turavuga nshaka mwiza pe eba na mwego ko mwiza ni mwi urabona umuzungu cyanyamukara iminwa y'imikara mana ntaramubona umuzungu njye naramubonye uwo munsi kuri video ibyo ni ibikabyo oya serious man njye ntabwo sinjya mbona umuhungu mwiza mu buzima nyine mvuga turamuhungu okay nshaka kubona ukanshitura nyine uvuga dushaje n'umuhungu namukunze ariko sindabona ko umuhungu ari mwiza mvuge ngo ni mwiza nyine ndashamadutse oya ariko mungu narabonye ndavuga wow kabisa ubundi shanye namagara n'akana ke nako tuvugana video call turaganira nyine ubona ko njyewe nawe na famille yanjye niyiwe twamaze kuba umuryango utaranahura sha turaganira noneho haciyeho nk'iminsi ntangiriro twa 12 arampamagara ibiteni byiza yaramaze iminsi atampamagara ubwo n'umwaka washize arampamagara nyine agaca nimaze iminsi mfite akazi kenshi niyo mpamvu ntakuvugishaga ndambwira ndabizi ko abaganga n'umudokiteri ndabizi ko abantu nkamwe muba mufite nyine akazi kenshi ahubwo no kubaho n'umwanya wampaga nyine ibyo byanyerekaga yuko nkunda by'ukuri nyine bimba nyine ntangiye gusa nkaho njya mu rukundo wo gake ariko byari bitarazi ndavuga nyine ubwo nuko turaganira bukeye nanone turaganira arambuza ibitondo bebe byo kujya mu kazi nyine mva anyitaho cyane subu sinzi ko nabivuga birenze nyine tu kwa 12 ku tariki ya 2 arampamagara arangije arambwira ati tumwumvamagara rero niweho nshuti mfite ya hafi niwe nsigaye nisanzura noneho icyongeyeho uri anti y'umwana wanjye ese numva nongereye iminota ndamubwira sha nyine numva ngize amatsiko cyane agiye tubane agiye kugupropose nyine numva agiye kugupropose bambwiye ntabwo wasitekerezamo nahise ntekereza ko ashobora kuba agiye kumbwira ngo tubane ariko nanone nkumva aramutse nabimbwiye kumva sinatambwira kubera ko njye numvaga yuko nari nabizamo neza sha nyine ngira amatsiko cyane ndavuga numva nyine sinzi ukuntu bigenze nshaka kumubwira ati mwenda ko mfite amatsiko ndabona n'imwe ko mfite amatsiko ariko mfata mu konti ndambwira ikibazo wambwira ndambwira ati nisanzura aho urabizi uri inshuti yanjye uri girlfriend wanjye uri anti y'umwana wanjye umwana wanjye afite bidi kuri enye z'ukwezi rero nagira ngo wenda nk'umukobwa ushaka kumenya abana bakunda ibikinyira ibintu byinshi ndabwira rero ko mubwiza kuri inshuti yanjye abana b'abazungu ntabwo namenye agaturage ntabwo kabuze nese urumva kabura abana b'abazungu sinzi ngo bakunda ibiki byaragucanze avuga ati reka ahita ambwira ngo ngushaka gusa mbyibutse mureka nzamugurira utuntu tw'udupupe nyine utuntu turi aho nyine abakobwa nyine abana b'abakobwa baba bakunda ndamubwira ariko nubwo mbivuze gutyo kuri uwo munsi nawe ndashaka kuzagura gift yawe nakugeneye yego anje nabuze icyo mvuga mbura icyo nkora nyine kubera ibyishimo gusa nyine no kuvuga biranga gusa ndavuga se keya ageze n'ibyo kumama gift ndahura nawe usije kumweka amafoto ntazi niba ifoto abona ari izanjye sindi niba ifoto mbona ari ize nyine numva birandenze shanda ikintu nahise nkora akimara kubimbwira yarakubye bitahamagara mu gitondo ndavuga ati bibaye uzi ibintu bibaye ndakize ati ndaje mbakirane mu ahita avuga ngo ese noneho bigenze bikaba umuzungu wese agiye kujyanye muri Amerika ndavuga Amerika gusa ahubwo njyanye mu ijuru sinzi n'ibyo agiye kuma ibyo ari byo sinzi ngo ni amafaranga sinzi ngo ni biki ndavuga ati agiye kumpa gift zimwe zirenze ngo ni imodoka se basi byo nawe tuzongera gutega akamoto tugende n'amaguru ndambwira ntabwo nzi ibyo ari byo gusa nyine banyemereye gift murahirwa nyine mwege n'izo sayizi zanyu namwe n'abazungu banyu ati yari ugiye kujya muri Amerika ati nujya uzanyibuke ndazashanaga nakwibaza tayari wararangije gusinya yuko naramaze gusinya ko gift zaje sheri ubwo nyine ku munsi wa mbere haciyemo iminsi ibiri nyuma y'uko tubona haciyemo iminsi ibiri anniversaire rw'isi anniversaire kampani kuri ebyiri anniversaire yahise iba
noneho arafotora ambwira baby reba naburiye umukobwa wacu nyine yanyira arafotora anje arafotora dukarita tw'ibyo agiye bunyegereze imana dore ngo umukobwa aragira ibicu none wa mukobwa utari gushamadukira ibintu uwo munsi narasaze ndavuga amana naga ibintu bibaho ndavuga se mbwira mama ikore hiki ndavuga we yambiganiza umushiti wanjye arambwira ati none narakubwiye ko uriya muzungu natagukiza azakwica ndavuga sawa katubirindire tubihaga amaso wabona muri biriya bikarito nabonye muhagiye kuzamo n'impeta ya propose nuko namubwiye arangije arambwira ko disi uri n'akagoryi ndambwira sha maze ntabwo ari ubugoryi neza ugure kubona imyaka umuntu ageze amatari yo kuva ku mbere y'ababyeyi akabereka ibirori gusa ubwo uri kumva nyine igiye kubona n'umuzungu ndabwira ntagenda se bambwiye ko atari yangire mu kazi ncanye arabinyereka ibyo bikarito arangije arambwira byari bifunze gute wowe wabibonaga hari udukarito dutoya nka dutatu cyangwa twari tune n'ikindi kinini byari ibikarito nka bitanu cyangwa bitandatu gusa icyo yanyeretsemo telefone ya iPhone 12 can you imagine iyo telefone niyo ntunze mana bigereranye oya se ntabwo bigereranywa hari ibitagereranywa ndavuga mana n'ubu ndakize pe ngiye kuva kuri za telefone nyine za zindi za rwa rwego rwacu ngiye ku rwego rwa bashadiba niko nahise mvuga ndi kuganira n'uwo mushiti wanjye ndambwira ati cyakoze ikintu kigiye kuzadukora uzafunga shop yawe uzatwiruka tuzenguruka umujyi wa Kigali twifotoza ndavuga nzafunga shop kwa telefone se ubwo se telefone ntizazanye n'amafaranga nyine tuzanjoyinga ayo mafaranga nashe dusubire gukora dusubire guhiga ndavuga uskuri umusazi ahubwo tugomba twagura business tugakora nyine nk'izindi business barimo yapangiye pe ako nyine twe twayapangiye se kuyapangiye gusa birenze sha nyine ndamubwira shanjye ntabwo nyine amafaranga n'umutima na spending mu nyine gusa nyine ntabwo byambuza kwishimisha ariko nanjye nakoresha igikorwa kigaragara kuri no yavuga ati wenda wa mukobwa azi ubwenge ntabwo ari nk'aba bakobwa umuntu amafaranga bakayapfusha ubusa ubwo yari nawe gutekereza ko igiye kwita ngura inzu irenze ebana yindi we antu zaza konsoro kavuga wawe yege cyakoze ubundi ni we mukobwa uri kwirwanyeho umenye ko nabikuye handi nyine ariko aho naba nabikuye hose ntabwo nabona ndakubona nabikoze ntabwo byo kuba byaje mu buryo bikwa ko byari byaje kubera ko nakunzwe ari gift n'uwo muntu ntanamuzi utaranahuje shanyine arambwira ati ko ndabishye kubera anniversaire y'umwana wanjye reka nzabyohereza next week urumva anniversaire abaye kuri enye abyohereza ku 8 yego byohereza ngata ariko nubwo ngiye kubyohereza ntago bizaza mu bite biruhukira mu Rwanda bizabanza bice muri Kenya kana kibazo pe kandi thank you for everything nyine ndamushimira ku buryo ubwo ntabwo akumva ukuntu namushimiye n'ukuri isi nubwo mbe nari nshimye bingana kuri iki ndaje ndamubwira nyine urakuze sinzi icyo nakubwira gusa Imana izagufera umugisha nize nimba nifuje kuzahura nawe byibuza ari nka cyane arambwira njye nzakisha muri Kenya urumva bizajya muri Kenya nka nyuma y'iminsi 2 yego ya minsi 2 yamaye koko nibwo nahise mbona nimero muri Kenya simba nzizi niba yari 772 ntabwo mbizi nimero ziyo simba muri ibyo nirampamagaye nawe avuga icyongereza turavugana bite ndiza no kuri meza niwetegera yego umuntu uramuzi nabwo yego ndamuzi muzi iki turaganira ngo umuntu nyine umamagaye ndamubwira urumva bagiye kubwirana ntabwo atabibwiriza kuvuga ati ibi ni byawe barabanza kumenya kuko niba nimero yatanze ari shuwa neza ko ari yo arambase umuziye ibikintu cy'ambaza ibintu byinshi ndamubwira arangije arambwira ati rero hari ibintu yohereje hano noneho ikintu ugiye kudukorera wowe ugiye kuzana amafaranga amadolari 100 uwo muntu wo muri Kenya niwe waguhamagaye yagiye kuyampamagaye ari mu gitondo mvuye dushe nari maze kwambara ndigushaka kuza kazi ko ntabwo uri kwanura rusizi ndimo ndudufunze ngo ngende njye mu kazi njye kwambara ibintu nyirahamagaye yego kuvuga
birangiye nyine bigeze aho byagombaga kugera kandi kuko nabitekerezaga niko byagenze iyo nimero niyo yari impamagaye y'aho bambwiye bigomba kugera turavugana nyine n'ubwo yazangiye atagomba kohereza ayo madolari 100 kugira ngo ibintu byawe bikugereho byizewe biri amahoro tekereje ya telefone ku bihumbi 100 nta n'ikindi ntabwo natekereje utundi box ibintu birimo natekereje telefone yonyine 12 sinari kugura nta kindi kintu natekereje telefone ndavuga ati wagereranyije miliyoni gura n'ibihumbi 100 utungutu nkorera icyumweru kimwe oya ntabwo byashoboka ubwo nifite igitaro kuri telefone nifite igitaro mukiriya yanyishyuye kuri telefone ndavuga ati ndayafite kanjye kuyabikuza ahubwo muhamagare mubaze uko ndi buyamwoherereze ubwo ngo tukavana kuri telefone kuri call isanzwe undi nawe bibi bimeze bitewe wa muntu yambaye ko ibintu byamugezeho nyine gukene gutya ndangije nyine ndamubwira yego yambaye ko byamugezeho turi kuvugana nta kibazo nibingeraho mu Rwanda ndakubwira yego jama arambwira ubwo wowe umuha mujama uriya muri Kenya arambwira ati noneho amafaranga ashaka kuryohereza niwe ndabwa se nashyira kuri mobile money cyangwa nshyira hejuru yamurika nze nkwereka uburyo ubigenza mbikohereza kuri WhatsApp arabinyohereza n'amafaranga pe nari nyafite kuri telefone nshaka yabikuza kugira ngo nyamwoherereze ngiye kubona mbona nyamukobwa wanjye uzanyicishiriza akanangiza uwuhe mukobwa w'amuti wanjye nyine rumva we yari yashyirwa n'amadolari namaze kumubwira ko ibintu byaje ariko narabibwira mama ko ibintu byaje mubwira kuri bimubwire yamibo yayo numva ko ndi bimubwire bya bintu byaje ndi kumwerekana nyine ndi kubimwereka ariko ubibona tisawa nyamukobwa wanjye ati ewe vibi utazana amafaranga utuyarye ndambwira ati gusa n'ikindi se ngiye kohereza amadolari 100 ubundi nimara kohereza iki nga amafaranga angahe amadolari 100 ibihumbi 100 ngo ni ibihumbi 100 ni amafaranga arengaho ndambwira hego n'ibihumbi 100 kuri iPhone 12 n'ibindi bintu biri mu box nazi by'ama gift urumva ati ukuri ikigo aturumva nta soni bakoherereje gift nyuma kohereza gift ugiye guspendinga amafaranga se cyo yohereje amafaranga atayarengejeho noneho bikugeraho mu Rwanda nkuko n'undi yakugeneye gift ndagata ariko ko umunange ne gift ntabwo bivuga ko namugora bigezaho kigo yango bishoboka wa undi nabaramagara abaranyinanye message wa undi nyine twaturi guterekana ati baby nisi ibintu n'ubundi birakugera ndagata rero wa muntu ari kunyaka amafaranga kandi amafaranga ari kunyaka sinyafite anangisha ngo bujya ntabwo amafaranga ndetse ubwo ni menshi cyane ndangabira n'amadolari 100 dufaranga duke cyane ko yamushi yashaka n'ibishaka mu shitwa yagusange nzayakwishyura nzagusubiza ari we kubwira ndavuga cyane seriye mu rukundo kabisa ubundi yurenda narabuze ndavuga tiranje nanjye numva ko amafaranga yo kunari gasura wayamuha ibintu bikangera ibintu bya gift zanye zikangeraho ariko wenda ngategetse ko umushiti wanjye abimbujije kandi ibintu byose hajyaga kigikira numva aho yagiye kubona mbona wa wundi ubwo muri Kenya yanditse byose biti kuri gutinda amafaranga wayabuze uri kunkiraho ukoresha ingana gutya ku mafaranga yanjye kuri gift none ampisa ari ibintu byohererejwe nandi ndambwira ati rero utangiye amafaranga ntayo mfite ikintu tugiye gukora ko neza nikiriza bya bindi umushiti wanjye yambwiye ati ko tumana guha gift ukumva ko ajya kwishimira kujya kuyiva ndamubwira ibintu wahereje cyangwa wakuramo bike bifite agaciro k'ayo mafaranga ubigurisha ukuri ya mafaranga then ibisigaye ubigirereze nubwo jama niba yararebye akabona ko namaze kubavumbura imitwe yabo abarambutse mbibona kuri WhatsApp barapose no kuri call banambutse ari ndakubura tumwe wa undi wo muri Kenya yewe na wa musheri wanjye umwe wari waraje sha nukuri umwe wari waracyushyeho yaragize ate yaratuye umugenge ku mucyanga yase ko umushiti wawe wanyango ambulotse nyine wa undi mwabuze muvugana jama neza ndaputse umva kare ariko ndavuga si uyu muntu ambulotse ishati ari anje wumve ngo iyo ntagirira inshuti yanjye byibuza ngo indwaneho ingira inama ariko nyine ko kundi Imana iba yavuze ati kandengera umwana wanjye mwereke yuko hahandi Satana mutegeye ngewe mba mpabaye
sha anje narababaye ndakuso cy'ibintu nk'ibi bimbayeho nkingegera nk'ingibi ntesheje igihe cyane cyose ngo niba za amafaranga nza kuba nabihereje tayari ko bahiye shashe mu n'amarira yawe mwana amaganya yawe ari kuzarira imyaka igihumbi amaganya yawe murabyumva akwiyumva ijana ni byinshi cyane anje uzwi mu cyane ongeraho 50 kwishyura iseta nkayikorera mu kwezi nkungu kandi ayakobye kabiri ibyo bintu urabyumva cyangwa ntakubyumva ari nkawe ijana nongeye narira pe sinzi ibihumbi ijana mwana nahise mvuga ati mwana cyangwa birantabaye nemeye gutangamo kimwe cya 10 cyawe nari kohereza hariya waratuye icyo gihe sha umva ntabwo subu nahise hari mama w'umushuti wanjye afite icyumba cy'amasengesho naragenda yimuganiriza tukavuga ngiye nemeye gutanga kimwe cya 10 cy'ituro cyuko Imana yantabaye n'abatubuzi nkabariye kuko iyi Imana itahawe amafaranga njye abayagiye tugomba kuyatanga ndumva ari ibikomeye iyo nkuru rero waranze gushaka kumbwira oya impamvu nari natwe kubwira ko rero bisangize abakobwa bagenzi banjye mboneraho no kugira inama abakobwa babona amanimero abahamagaye abandikiye bagashamaduka bagasara noneho amplis babona ari aba diaspora cyangwa ari abazungu bagatangira mana yanjye birarangiye ndakize bigirikiye oya ntuzibeshye ariko ko urugiye ego kubikomeye ego ko nari nagurutse nageze ibicu nanone guhubuka ntago ari byiza urumva ngiyo nzo kuba nahubutse amafaranga nkayatanga icyo gihe nari gusigara nicuza ariko kwa ko nagenze gake nyine amafaranga sinayatanze burya uzajye uzirinde kuvuga ngo ubonye umuntu murakonye kuri telefone ntimurahura ntimuzanye ntimugeze ute ngo baby mujye gukoreza gift mujye gukoreza amafaranga ayakoherereje uti ayakuhaye mu buhe buryo ese ayo mafaranga yagowe ntabwo washyamo kazi ukayakorera ukayibonera ese izo gift niba ariyo kanza agiye kukugurira kukoherereza weho ntiwafite 30 tugiye kugura ikanzu yawe cyangwa urukweto rwawe kandi ugasa neza ahubwo si ubu miliyoni reka tubareye telefone kuri yagiye kugura miliyoni wenda telefone niyo yari yanshaga nari can you imagine ubwo reka twumvikane nka miliyoni 5 yari yaho ese nari namukoreye iki byonyine n'umugore n'umugabo bashakanye kugira ngo azaye kuguhereza ikintu gifite agaciro ni hahanda bagukunda ebana sinzi icyo nawe wamukoreye kugira ngo abikora nyine urumva ni hahandi haba ari urukundo rurenze hari n'ikintu kirenze wamukoreye noneho waranamubyariye byibuze nyine avuga ati ubundi ngiye kuguhemba ariko ubundi umugabo si hari undi muntu wigeze kunyereka ifoto y'umugabo nawe ni umuzungu ni umwirabura kuko ni umwirabura nyine yanjye ni umuzungu okay ushobora kuba wenda babaho abo bantu hanyuma reka dushimire Tegera watuganirije birababaje cyane ni irihe somo rero byagusigiye byansigiye isomo ry'uko nashobora kwiruka inyuma y'ibinsiga nkabanza gutekereza nyine niba umuntu yandikiye kuri WhatsApp cyangwa gisita kambwiye gutya nshaka kubwira ibi nibi ngomba kumanza ngatekereza nkamenya ese uyu mushaka kuma ni muntu nyabaki ese ko ntamuzi ese namukoreye iki kurya agiye kumereza iyo gift ese nge nawe harimo iyi relationship ituma amereza izo gift urazumva ariko Tegera reka tugushimire we wabanye natwe ariko unatubwira nyine ukorera hehe dore ko nawe wanyambitse yankorera mu mujyi Sitawa nababwiye narabibabwiye apana uyu munsi sorry umuryango wa 19 hari ahahoze hari na kumati ucuruza imyenda y'abakobwa karibu mbambike neza rwose azanche kumajya muzace kuri Ange dore n'agashati yambaye n'ijya kamwambitse n'ipantaro okay reka tugushimire Tegeye wemeye kusangiza inkuru ibyakubayeho nta n'ubwo ko wenda babivuze gusa kugira ngo abimenyekane ahubwo abagirire n'isomo n'abandi bakobwa cyese n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo nyine mwigireho abantu bareze abantu nge n'uwa kabiri numvise byabaye nk'umushiti wanjye so rero mwirinde mu bo kugana nabo kuko hari abaza nyine bashaka kubateka imitwe reka tugushimire wafashe umwanya ureba kino kiganiro yari Ange nk'ibisanzwe ciao bye